Hari video yakomeje kugenda izenguruka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri za WhatsApp, aho abantu bari gukomeza kugenda bayihererekanya, ariko mu by'ukuri iyo video wayireba amabere akikora utonsa. Ni video igaragara abana b'abasore babiri bari gukubita ndetse bikomeye cyane umwana w'umukobwa. Ngira ngo niba uri kureba neza kuri iyo foto nagushyiriye kuri screen yawe, iyo foto irakwereka neza icyo abahungu bari gukora, nubwo video ntashatse kuyigaragaza kubera ko ni video mu by'ukuri itajyanye n'imyemerere ndetse na guidelines cyangwa se uko iyo video iteye. Ntabwo hano kuri YouTube nayibereka ngo bikunde, ariko ni video mu by'ukuri igaragaza aba basore barimo barakubita ndetse banahonyora cyane uyu mwana w'umukobwa, bari kumukubita ingumi ndetse n'imigeri ku mutwe, aho abenshi bari kuvuga ko uyu mwana w'umukobwa ndetse ashobora no kuba atari buze kuza kuba wenda yanaramuka, dore ko uyu mwana w'umukobwa ubu tuvugana ngo ari mu bitaro, aho arimo aritabwaho nyuma y'uko bano basore bamukubise. Aba basore rero hari amakuru avuga ko ngo batawe muri yombi ngo kubera urwo rugomo, ariko nanone abantu ntabwo bigeze bamenya ese ubundi bari kumuhora iki. Gusa mu mavideo ahari aba ari gukomeza kugenda azenguruka aragaragaza aba basore bari gukubita umwana w'umukobwa ndetse banafite ibyo kunywa bisindisha mu ntoki cyangwa se mu maboko, ku buryo ushobora kuvuga ko wenda basangiraga nyuma bakaza kugirana amakimbirane akaba ariyo yatumye barwana. Uyu mukobwa ntabwo harasohoka amakuru amuvugaho wenda avuge uko icyo bapfaga cyangwa se anavuge uwo ari we, cyangwa se nimba koko basanzwe baziranye. Gusa igihari nuko mu muhanda bamukubitiragamo hariya mu bice bya Musanze hari n'abandi bantu bashungereye barimo bararebera, by'umwihariko abamotari, aho abantu bari gukomeza kugenda bavuga ko mu gihe aba basore batawe muri yombi n'abantu bari bashungereye nabo bari bakwiye kuba bashakishwa bakifashisha plaque y'amamoto bari batwaye cyangwa se n'abandi bose bari bashungereye, hanyuma bakaba nabo babibazwa kubera ko hano habayeho kurangarana cyangwa se habayeho kudatabara umuntu mu gihe ari mu kaga, aho abantu n'ubundi bakomeje kugenda bashimira uwafashe ino video, ariko nanone ku rundi ruhande bakanamugaya bavuga ko atarakwiye kuba yakihutira gufata video, ahubwo yarakwiye kuba yatabara uyu mwana w'umukobwa. Bityo nabo rero bakavuga ko nawe yarakwiye kuba yabibazwa. Ngira ngo rero ni urugomo rukabije rwabereye hariya mu karere ka Musanze, ariko amakuru ahari cyangwa se nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi yavuze ko bamaze gutabwa muri yombi, ni mu gihe iperereza ryo n'ubundi rikomeje kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye aba bahungu gukubita umwana w'umukobwa ndetse n'icyo bapfaga. Ndagira ngo rero tugane n'ubundi ku binyamakuru cyangwa se twumve icyo iperereza cyangwa se umuvugizi wa polisi abivugaho, ndetse tunamenye nimba koko aba basore batawe muri yombi. Ndagira ngo dufate umunota umwe gusa twumve icyo babivugaho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abasore babiri bagaragaye mu mashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga bakubitira umwana w'umukobwa mu muhanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Werurwe umwaka w'2026 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye amashusho agaragaza abahungu babiri bakubitira umukobwa mu muhanda ndetse banamukurubana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Ignace Ngirabakunzi yabwiye ikinyamakuru ko byabereye mu karere ka Musanze, ni mu murenge wa Muhoza. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ASP Rutikanga Boniface yanditse kuri Twitter, icyahoze ari Twitter ubu gisigaye ari X, yanditse agira ati ko abagaragaye muri aya mashusho bafashwe ndetse bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza, aho yagize ati turashimira abagize uruhare mu gutanga amakuru. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rwavuze ko iperereza rigikomeje.